Iyo wegereye Imana iguhishurira uko witwara mu kigeragezo. Aho rero mu kigeragezo kigufasha ko wegera Imana ikakubwira icyo ugombye gukora. Amen. Tubona neza yuko bagiye bakamuha imyambaro, Estera yohereje arayanga, arambwira ati ahubwo haguruka ujye guhakirwa. Ntabwo ari igihe cyo kwambara imyambaro y'umurimbo, ntabwo ari igihe cyo kwicara ibwami ngo udamarare. mu yandi magambo tubwira abantu badukurikiye, mu kigeragezo ntabwo ari aho kurimbira, ko ushobora gukomeza kuyiramya udafite ibintu, udagifite bya bindi yari yaraguhaye. uzi ko abantu bashyize imbere ibintu, uzi ko byoroha kuramya Imana ufite imodoka cyane, uzi ko byoroha kuramya Imana uri mu nzu yawe cyane, uzi ko byoroha kuramya Imana stoke yuzuye mu nzu, stoke yuzuye bagukomera mu mashyi. Haleluya. Yego. Uzi ko byoroshye kuramya Imana abanyeshuri ku ishuri fizi zimeze neza, ariko niba hari ibintu biryoshye kandi Imana yemera ni ukuramya Imana muri ibyo byose. Maybe imodoka yawe yagiye bakakubwira nk'uko babwiye Yobu ngo ingamiya ze zirarangiye, nabo bakabatuzi ko yakamyo yawe ikoze impanuka. Pastor, uzi ko Yobu yasubije akavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Uko niko kuramya. Nibakure amaso ku bintu. Ibintu ni byiza, ariko ibintu niba uyu munsi utabifite ntabwo bikubuze kuramya Imana yawe. Turabakiriye inshuti zacu, inshuti za Mumuriza GB Ministries, twongeye kubiyegereza tuvuga ngo amahoro y'Imana abane namwe aho muri hirya no hino. Uko mudukurikira, Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi uko mudusubiza mutubwira uko mwafashijwe, ni ukuri mujye mukora subscribe, musharinge, muhereze n'abandi kugira ngo nabo bafashwe bumve ihumuro ry'Imana riri mu mitima yabo, cyangwa se riri no mu ijambo ry'Imana. Imana rero ibaha umugisha cyane. Uyu munsi dufite abatumirwa bacu, abakozi b'Imana. Imana yahamagaye mu gihe cyabo kugira ngo ibakoreshe iby'ubutwari. Turabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Turi kumwe n'umukozi w'Imana Pascaline Umutoni, tukaba turi kumwe na Esther Umutoni. Murumva ko dufite ba Mutoni uyu munsi, kandi Imana igiye kubakoresha iby'ubutwari, amagambo bagiye kutubwira, ubutumwa badufitiye. Ndagira ngo nge nawe tubwakirane yombi, hanyuma twumve icyo Imana igiye kuvuga hagati muri twebwe. Yesu nashimwe cyane. Ikibazo rero bagiye kutuganira cyangwa se bagiye kutubwira ukuntu tugomba kubyitwaramo. Ese umuntu gutinda mu kigeragezo akagitindamo bivuze ko Imana itazamusubiza? Ese wamenya ute ko Imana izagusubiza muri icyo kigeragezo? Koko murabizi ko ku musozi hararyana. Abadukurikiye mushobora kuba muri mu bibazo mucamo, ariko turagira ngo uyu munsi dusobanukirwe neza gutinda mu kigeragezo. Ibigeragezo biba bitandukanye, ariko tugiye kumva ubutsinzi buva mu gutinda imbere y'Imana no mu kwihangana. Nubwo biba bitoroshye, kubivuga biroroha ariko ntabwo byoroshye. Rero tugiye kubiganiraho twibaze, ese ni gute birashoboka ko umuntu yatinda mu kigeragezo ariko akazagororerwa, nyuma akazavamo ari umutsinzi ndetse no kurushaho? Uwiteka abaho umugisha. Reka twakire umukozi w'Imana Pascaline Umutoni. Mwumvishe ko dufite ba Mutoni, hanyuma asengere iki kiganiro cyacu. Imana iduhana umugisha. Nikaze umukozi w'Imana. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Turagushimiye ko turi hano kubw'urukundo rwawe n'umugambi wawe mwiza kandi utangaje, kugira ngo dukore umurimo wawe uhesha izina ryawe icyubahiro. Mana, turakwakiriye ngo udushoboze. Mwuka wera uyobore iki kiganiro, amagambo yose ava mu ijambo ryawe turi buganireho Mwami, reka agire umumaro ku buzima bwacu ndetse no kuba duteze amatwi. Mwami, izina ryawe rishyirwe hejuru. Turabigushimiye mu izina rya Yesu, amen. Amen. Esther, nishimiye kubana nawe muri iki kiganiro. Nanjye ndishimye pe. Imana iguhe umugisha. N'ubundi usanzwe uri inshuti yanjye by'umwihariko, ariko noneho byabaye akarusho kugira ngo duhurire muri iki kiganiro. Umukozi w'Imana aratubajije Goreti ngo ni gute umuntu ashobora kwihangana? Ese koko birashoboka ko umuntu yakwihangana akazagera ku byiza? Ni karibu, ndakwakiriye. Bari umugisha. Mu by'ukuri nanjye ndanezerewe cyane. Nk'uko bivuze, dusanzwe turi inshuti, n'amahirwe nanone no guhurira mu murimo w'Imana. Amen.
umukozi w'Imana Goreti avuze ngo gutinda mu kigeragezo, ese byaba bivuze ko Imana itazamusubiza? Byaba bivuze, wanagerekaho ukavuga se byaba bivuze ko ari icyaha yakoze? Ari iki? Cyane koko twumva ari ikigeragezo. Navuga ko mu by'ukuri akenshi hari igihe Imana aba ari itugerageza, rimwe na rimwe ikatugerageza ishaka kureba kwizera kwacu, ishaka kureba ko tuyikunze, ishaka kureba aho itujyana, ko turabizerwa tuzashobora kuhajya koko si Imana iragerageza pe. Imana iragerageza. Uzi ko hari abantu batazi ko Imana igerageza? Imana iragerageza cyane. Nk'urugero, turebye nka cya gihe Satani yagiye kurega Yubu, yaragiye aragenda atangira kubwira Imana yuko Yubu akiranuka kubw'ibintu. Imana iramwemerera, iramubwira iti genda umugerageze, ndabizi ko ari umukiranutsi, ndabizi ko iba atabikorera kubera ibintu runaka. Aho urumva ko Imana yemeye umubiri we ugakorwaho, amatungo ye akagenda, abana be bakagira ikibazo bagapfa. Imana yaramugeragezaga, kandi koko yaje no gutsinda. Yaje no gutsinda kuko bigaragara ko ari umukiranutsi, atubahiraga Imana ibintu. Imana iragerageza. Imana ihabwa icyubahiro. Nanjye numvaga nshaka kumenya koko Imana iragerageza. Ese muri uko kugerageza cyangwa kugeragezwa, umuntu ubugeragezwa, ni iyihe nyungu ibamo iyo ubirebye? Ni iki gifasha umuntu wageragejwe? Ese bizana iyihe nyungu ku Mana? Inyungu bizana ku Mana kenshi, umuntu agaragara ko ari umwizerwa. Urugero, turebye nko kuri iyi nkuru y'Abayuda, Morodekayi na Esiteri wabaga umwamikazi, buriya bwoko bwari bwaranyazwe, bwaragiye mu gihugu kitari icyabo. Ntabwo cyari icyabo, bari abanyagano. Ntabwo cyari icyabo pe. Nicyo cyonyine ubwacyo wakita ikigeragezo. Ariko bagezeyo, Morodekayi ngo yabaga ku irembo arinda, haza gukuzwa umugabo witwa Hamani. Yego, arazamurwa mu ntera, umwami ngo amurutisha abandi bantu bose. Ariko wibuke ko buriya bwoko bwubahaga Imana, Abayuda. Yego, ntibwaramyaga ibigirwamana, ntibwashoboraga no kuramya umuntu, bwari ubwoko bw'Imana. Aho tuje ku kuntu Imana ishobora kugerageza umuntu. Ngo Hamani arangije mu kwishyira hejuru kwe, ashaka ko azajya acaho abantu bose bakamwubarira bakamuramya. Morodekayi arabyanga kuko yari azi kuramya Imana yonyine, ataramyaga ikigirwamana cyangwa se n'umuntu uwo ari we wese. Tubona neza Hamani ko byamubabaje, kuko abakoranaga na Morodekayi ngo bagendaga bamubwira bati hano nuko bigenda, twahaye itegeko ryo ko acaho tukubarara. Ngo kuko yubahaga Uwiteka Imana, arangije arabyanga. Nyuma babibwira Hamani, Hamani biramurakaza, aravuga ati ntibishoboka, kuko yashakaga icyubahiro. Arangije ajya gusaba umwami, kandi icyubahiro ari icy'Imana. Icyubahiro ari icy'Imana. Abayuda barasobanukiwe ko icyubahiro atari icy'umuntu, ari icy'Imana. Ajya gusaba umwami ko buriya bwoko yabumaraho, yakwica Morodekayi, yakica n'ubwoko bwe. Ariko twarumbajije ngo ese bifitiye inyungu cy'Imana cyangwa se umuntu we byamumarira iki? Mu by'ukuri tubona ajya kubisaba umwami kugira ngo buriya bwoko bukurweho, aburimbure, ndetse aranabyemererwa. Aho desha twinjiye mu kigeragezo, aranabyemererwa ngo Morodekayi abyumvise yuko ubwoko bwabo bugiye kurimbuka. Arangije arababara cyane, yambara ibigunira, ngo ajya mu rugo imbere ibwami, ararira cyane. Inkuru ziragenda zigera kuri Esiteri. Esiteri kuko yakundaga ubwoko bwabo, agerageza kohereza imyambaro ngo yambike Morodekayi. Ako Morodekayi we yari yamaze kubona ikibazo cyageze ku bwoko bwabo, amenya n'uburyo ikigeragezo yakirwana. Arihangana, mu bundi buryo arasenga. Kuko tubona yambara ibigunira ko ari ugusenga. Arasenga, bagerageza kugira ngo bamukuremo iyo myambaro, bagerageza kugira ngo bamufashe, bamukure muri uwo mubabaro mu kwinginga Imana.
arabyanga. Mu yandi magambo ikigeragezo iyo ukirimo imbaraga zo kukinesha ni ugusenga. Ikindi icyo bimarira Imana, umuntu wayo arayegera. Mu kigeragezo runaka umuntu wayo arayegera, akayiramya, akayishaka, akemera ko ariyo ishoboye yonyine. Icyo bimarira umuntu rero nawe Imana ivugana nawe, imuhumura amaso akabona icyo akwiye gukora. Iyo wegereye Imana iguhishurira uko witwara mu kigeragezo. Aho rero mu kigeragezo kigufasha ko wegera Imana ikakubwira icyo ugombye gukora. Tubona neza yuko bagiye bakamuha imyambaro, Esitera yohereje arayanga, arambwira ati ahubwo haguruka ujye guhakirwa. Ntabwo ari igihe cyo kwambara imyambaro y'umurimbo, ntabwo ari igihe cyo kwicara ibwami ngo udamarare. Mu yandi magambo tubwire abantu badukurikiye, mu kigeragezo ntabwo ari aho kurimbira, ariko niyo warimba mu buryo bwa mubiri, ariko hari uburyo ugomba kwambara ibigunira mu buryo bwo mu mwuka. Nicyo gihe cyo kwegera Imana ikakwereka uburyo bwo guhagarara mu kigeragezo. Mu by'ukuri ushobora gusanga umuntu runaka, ariko akenshi cyane ku mukristo, mu kigeragezo uba ukwiye kwegera Imana ikakwereka n'uburyo icyo kigeragezo uzashobora kugicamo neza wubaha Imana. Kuko buriya bwoko bwegereye Imana, Imana ibahishurira ko gusenga ariyo nsinzi. Ndetse barasenze, kuko nubwo Moridekayi bagerageje kumuha imyambaro yarayanze, ahubwo abwira umwamikazi, aramubwira ati ahubwo haguruka ujye kuvuganira ubwoko, naho ubundi twese turaje turimbuke. Umwamikazi ikintu yakoze, yabwiye Moridekayi, aramubwira ati ese ko maze igihe ntatumirwa, birazwi nta mugabo nta mugore ushobora kujya ibwami umwami atamutumyeho, njyewe nahinguka hehe? Moridekayi kuko yari yegereye Imana ashirika amanga, aramubwira ati ntiwibwire yuko ari wowe ushobora gusigara wenyine udapfuye. Imana ishobora gucisha iyindi nzira iyo ari yo yose abayuda bagatabarwa, ariko wowe n'inzu ya so muzarimbuka. Muri make iyo wegereye Imana mu kigeragezo, iguha no kumva uyizeye. Ukiri aho, hari abantu bazi yuko abakiranutsi batageragezwa. Noneho umuntu akakubwira, yaba ari mu rugamba rukomeye, akakubwira ngo ndumva nacitse intege, ngo ntabwo nzi n'icyo gukora, ngo pastor ngo ahubwo usengere. Ariko menye neza ko aricyo gihe ubwabo bwo kwambara ibiguna, ahubwo bagakenyera bagajya ku rugamba, bagasenga. Mu kigeragezo, intwaro y'ikigeragezo ni ugusenga. Intwaro yo kuba uri mu kibazo gikomeye, nkuyemo ko atari igihe cyo kwinezeza, ahubwo ni igihe cyo kwegera Imana. Mu yandi magambo, Imana niyo yahaye imbaraga Moridekayi imbaraga nawe azikongeza muri Esiteri, ndetse muri Esiteri nawe akongeza abayuda. Hari ahantu yabwiye ngo, uzi ko bivuze nkabyibuka pastor yarabivuze, arababwira ati mwiyirize iminsi 3. Esiteri arafata umwanzuro ngo mwiyirize iminsi 3, abayuda bose batanga itangazo ati nanjye n'abaja banjye tuziyiriza dufatanye. Na Moridekayi ku irembo nawe aravuga ati nanjye nziriza. Hanyuma nyuma y'iyo minsi 3, oh haleluya, ngo azasanga umwami. Yego, aho ngaho, ukiri aho ngaho, wari uvuze ngo umukiranutsi wari uzi ko atageragezwa. Nari mbizi nge, ariko hariho abandi bantu babifata uko ngo, ariko uko biganira niko ndushaho kugenda niyongeramo ubumenyi no gusobanukirwa uburyo intambara dukomeza kwirwana muri iyi si. N'ubundi impamvu y'iki kiganiro, tuba dufasha abantu batandukanye, cyane abakijijwe ndetse n'abadakijijwe, abakozi b'Imana. Njyewe natinda kuri iki kintu, ahubwo umukiranutsi, cyane nk'uko Imana yirase y'ubu, abakiranutsi akenshi ahubwo ni nabo bageragezwa, kandi Imana ibizi ko bazava muri ibyo bigeragezo. Nk'uko wari uvuze, buno bwoko bumaze kubona ko ikigeragezo kimaze kugera ahantu hakomeye, bwihutiye gusanga Imana burasenga. Ko Esiteri yabwiye Moridekayi, aramubwira ati rero ubwo bimeze gutyo, nimutegeka abayuda mwiyirize iminsi 3 basenge, nanjye n'abaza banje nta kintu turi bufate, turaje twiyirize ubusa. Iminsi 3 ntirangira,
ndahera ko nirengagize itegeko ry'umwami ngende. Aranavuga ngo niba nzapfe. Tuvuga ngo mu yandi magambo, iyo uhuye n'ikigeragezo ukisunga gusenga, uravuga uti Imana naho yankiza, naho itankiza, niyo yonyine yo kwizerwa. Tubwire abantu bamara amazi. Muri make n'uba uri mu kigeragezo, niba wasengaga rimwe ongeraho ubwa kabiri, niba wasengaga kabiri ongeraho ubwa gatatu. Pastor, ko hari abantu bakubwira ngo ntabwo mbishobora gusenga iyo ndi mu kigeragezo, aba bantu twababwira iki? Mu by'ukuri nababwira ko umuntu uhuye n'ikigeragezo ntatsinde, ntasenge, namubwira ko rwose gutsindwa biri hafi, ikigeragezo kiba kigiye kugutsinda. Mu by'ukuri iyo uri mu kigeragezo akenshi Imana ikugerageza ishaka kureba ko uyumvira. Ikindi, hari ahantu runaka, hari ibintu runaka ibishaka bikomeye kugukoresha, ikareba ko uzabishobora kubicamo. Rero akenshi kugerageza ari ikikwitezemo. Iyo kugerageza rero ntusenge, icyo Imana yari kwitezemo kirabura. Ariko muto urakoze, uzi ko uvuze Esther, nkahita nibuka ko Bibiliya tubwira ngo turi abasirikare ku rugamba. Muri ibyo ngo turi abasirikare beza bogejwe mu maraso, umwami wacu Yesu Kristo ni nawe mushorera. Amena. Bivuze ngo nta musirikare w'umutesi, niko navuga, ubaho. Ntibibaho. Noneho n'abandi batazi gusenga mu kigeragezo, reka tubabwire ngo nimugire imbaraga, nimwisunge abakozi b'Imana, nimwisunge abashumba, nimwisunge abantu babatangiriye muri ubwo buzima bwo gusenga. Ubegere cyane, nta bandi batoza dufite, ni abashumba bacu dufite, ni abakozi b'Imana batubereye ku isonga. Mu by'ukuri Esther, ibintu byo gusenga, gufastinga, gusenga ko kwiyiriza ubusa, ndatekereza ariko Moridekayi yakoze na Esteri n'Abayuda kugira ngo bashobore guhangana n'ikigeragezo cyari kibari imbere. Tubwire abantu rero bagerageze gufastinga, bagira umwete. Mu by'ukuri njyewe icyo nakubwira muntu uri mu kigeragezo uduteza amatwi, yego, ikintu cya mbere cyagufasha gutsinda ibigeragezo urimo uhura nabyo, hari n'igihe bishobora kuza ari ibigeragezo bitandukanye atari kimwe. Ikintu cyagufasha gutsinda ibigeragezo ni ukwegera Imana. Imana bayegera bati, uyegera usenga wiyiriza ubusa. Yesu yabwiye abigishwa be, baje bamubwira ukuntu basenze abadayimoni ntibagende, araje arababwira ati hari ibidakurwaho n'ikindi, ukereka gusenga no kwiyiriza ubusa. Rero akenshi iyo uri mu bigeragezo bitandukanye, ugafata igihe cyo kwiyiriza ubusa ukegera Imana, ikwereka uburyo uzatsinda icyo kigeragezo. Mu yandi magambo irakuyobora, ivugana nawe, iragusanga ikavugana nawe, ikakubwira uburyo witwara. Muririmbyi yararirimbye ngo wisakuze uri mu kigeragezo. Ntabwo mu kigeragezo umuntu asakuza, ntabwo mu kigeragezo ariho ubonera abantu ngo babwire ngo ni mu ntabare, natewe, nahuye n'ibi. Ahubwo mu kigeragezo kiradusunika, kikatwinjiza mu gusenga no kwiyiriza ubusa, tugasaba Imana kugira ngo idutabare. Aho ngaho iduha uburyo bwo dutsinda ikigeragezo. Tugarutse hano kuri Esteri na Moridekayi, Esteri yabwiye Moridekayi, aramubwira ati rero njyewe, dusomye Esteri ibice 4, icyo cyanditswe gisomye ubonaho noneho yemeye mu bice 3 niho ubona babona ibibazo bagiye guhura nabyo. Ugeze mu bice 4 cyose ukagisoma, nkunda kubwira abantu n'abadukurikira, niba ugiye gusoma ijambo ry'Imana ntukajye ku mirongo gusa, niba ari igice gisoma cyose wumva icyo gishatse kuvuga. Mu bice 4 niho yemera akabwira Moridekayi, akamubwira ati bwira Abayuda
bose biyiriza ubusa nanjye n'abazira banjye turiyiriza ubusa iminsi 3 aho niho nzakura imbaraga zo kwirengagiza itegeko ry'umwami nje guhakirwa bene data. Mu bice 5 bya Esiteri icyo gice cyose naho tubona ko bamaze kwiyiriza ubusa iminsi 3 ubwoba bwarashize bahawe imbaraga ngo arangije yambara imyambaro y'ubwamikazi yirengagiza itegeko aragenda asanga umwami. Urumva ko mu kigeragezo bafashe umwanzuro wo gusenga bagatinyuka bakagenda. Mu kigeragezo nabwira abantu badukurikiye ngo nicyo gihe cyo kwegera Imana kugira ngo iguhe uburyo bwo kurwana intambara. Imana ishimwe. Imana iguha umugisha. Turaganira kuri ibi bintu byo kwihanganira mu kigeragezo, ariko nibutse ko hari ahantu Abisiraheli bageze baratinya bari mu kigeragezo gikomeye. Mu kuva ibice 8 umurongo n'uwa 2 ni mukubara ibice 8. Buriya rero iyo ndiho mbwiriza nsoma cyangwa mvuga ijambo ry'Imana soma aho hantu bimpa izindi mbaraga. Ngira ngo ni mu gutegekwa 2 gutegekwa 2 muraza kunyihanganira 8 haravuga ngo Abisirayeli bariho bageragezwa. Rega aba bantu batubera urugero bwo gukurikira tukaboneraho ubuzima babayemo ko ari ubuzima bwari bugoranye. Dusomere mu gutegekwa 2 ibice 8 umurongo wa 2. Wumva ukuntu bageragejwe, ariko wavuze ngo ibigeragezo bizanwa n'Imana. Koko ndabyemeye, Imana igerageza abakiranutsi ikagerageza abantu bayo. Haravuga ngo gutegekwa 2:8 umurongo wa 2 haravuga ngo kandi ujye wibuka urugendo rwose rwo mu butayu Uwiteka Imana yawe yakuyoboyemo iyi myaka uko ari 40 kugira ngo igucishe bugufi ikugerageze imenye ibyo mu mutima wawe yuko wakwitondera amategeko yayo cyangwa utayitondera. Nuko yagucishije bugufi ikundira ko wicwa n'inzara ikugaburira manu wari utazi na basokuruza banyu batigeze kumenya. Intego ngo kwari kugira ngo ikumenyeshe yuko umuntu adatungwa n'umutsima gusa ahubwo yuko amagambo yose ava mu kanwa k'Imana. Haleluya. Mu kigeragezo nibutse ko Imana yagerageje Abisiraheli. Uyu munsi dubwire n'abantu baduteze amatwi, hari umuntu uvuga ngo ariko se Imana yaba yaraguhaye agakiza, Imana waba uyikunda, Imana yaba yaraguhamagaye, Imana waba ari inshuti yawe, Imana waba yarayizeye ugahura n'ibigeragezo. Abayuda bahuye n'ibigeragezo bangwa n'igihugu bari batuyemo, ndetse umugabo wari waragiriwe amahirwe yo kwicara ku ntebe y'ubuyobozi Hamani ariyogeza yumva ko arenze, aravuga ati nibatamfukamira ahubwo bwoko ndabwica. Acura umugambi. Muri kwa gucura umugambi Morodekayi nawe mwuka wera muhumekera acura umugambi wo gusenga. Bwoko bw'Imana mureke dusenge. Mureke dusenge ibigeragezo niho bizarangira. Kuko niyo tudasenze Esther nibutse ko umuntu arwana intambara mu buryo budakwiriye cyane. Ariko umusirikare ku rugamba umuyobozi wacu ni Kristo mu rugendo rw'agakiza. Aba Bisiraheli nabo Imana irababwiye ngo nemeye. Hari umuntu Imana yemera ko anyura mu bibazo rwose pe. Mu kiranutsi Imana ijya ibyemera, hatagira ukuvangira kubwira ngo ntabwo yaba ari Imana. Ni Imana yemera kuhura n'urwo rugamba, ariko icyo ishaka nk'uko umukozi w'Imana bitubwiye tuyegere. Uzi ko iryo jambo ritubwiye ngo kugira ngo ibereke ko umuntu atatungwa n'ibyo kurya. Urumva ko ariyo yabageragezaga ngo ibacisha bugufi. Hari ikintu yashakaga kubagezaho. Yashaka kubahindura ubwo ari ubwoko bukomeye. Mu yandi magambo twabagereranya nka wa mukiranutsi twavuga ko arageragezwa. Mu bundi buryo bari kuri training. Igira ngo irebe mu mitima yabo niba bakwitondera Imana. Erega hari abantu bazi kuvuga Imana, nayo ngo yavuze Imana kuko yari ameze neza niko Satani yamubwiye. Ngo ariko se ubundi Yobu ngo ni gute atakuvugira Imana, ngo wamuhiriye mu bintu byose. Wamuhaye abana beza, umuha umugore mwiza, umuha ubutunzi, umuha ibintu bihagije, ngo none ni gute ataguhimbaza. Ariko Imana ihinyuza Satani iramubwira ngo Yobu ntabwo andamya kuko afite ubutunzi. Kampere ko tubwira abantu bashobora kuba baranyuze mu nzira igoranye
wari ufite ubutunzi uyu munsi ukajya mu Mana ugakizwa, so ugahura n'imbogamizi mu cya kigeragezo icyo Imana ishaka kuguhinduriramo umuntu udasanzwe. Umukozi w'Imana umwe nasomye igitabo cye, umukozi w'Imana umwe yanditse igitabo aravuga ngo ikintu ngo abaza mugenzi ngo niki gituma umenya ko zahabu ari nziza yatunganijwe. Ngo arangije ngo arabwira ngo iyo zahabu yamaze gutunganywa iyo uyirebye uribona. Zahabu burya iva mu gitaka, ariko ngo kugira ngo umenye ko zahabu yatunganijwe neza irageragezwa. Noneho ngo kugira ngo umenye ko yatunganijwe neza iyo urebye zahabu ntabwo ubona zahabu ahubwo uyibonamo, ibibonera niba nk'indorerwamo. Noneho ngo ibigeragezo rero tunyuramo nk'abana b'Imana, nk'abakozi b'Imana, nk'abizeye Kristo, abafite urugendo rugana mu ijuru, ibi bigeragezo iyo tubinyuzemo ntabwo tuba tugisa n'abandi, ntabwo tunibona, ahubwo iyo umuntu akurebye abona Kristo muri wowe cyane. Imana mu yandi magambo ifite intego kugira ngo itunyuze mu bigeragezo, ni ukugira ngo duse nayo, ni ukugira ngo duse nayo, ni ukugira ngo ishobore kudukoresha iby'ubutwari. Akenshi tugerageza hari ibyo ishaka kudukoresha, ntabwo tuzigera tubona Imana igenda. Ni ukuri Imana tuzayibonera mu bakozi bayo, tuzayibonera mu bagaragu bayo, kandi twebwe turi abantu turacyambaye umubiri, ndetse na kamere y'umubiri iracyaturimo, nubwo imbaraga z'Umwuka Wera ziyitsikamira. Nagira ngo nkubwire Pastor yuko uyu mukiranutsi ugeragezwa, Imana hari ikintu ibimubonamo, ariko ikavuga ngo ese nakiriya azagishobora, ese nimutuma muri aba bantu bagoranye azashobora kubihanganira, ikaba yateza ibibazo yenda abantu bakakwanga bakuziza ubusa, kandi nta ngeso mbi ufite, nta ngeso mbi wanabagiriye neza, igatuma abantu bakwanga kugira ngo irebe n'uzagera mu bantu bagoranye kuzashobora kuyikorera. Siko yigeze ibwira Ezekiya ngo ni abantu bafite imitima itagonda ijosi, ngo ntibagonda ijosi, uwo ni we muntu, ngo bafite imitima yinangiye. Rwose uzi ko unyibukije ko hari igihe ubwiriza abantu ukababwiriza aho kugira ngo bemerere Mwuka Wera akora ibikomeye muri bo, ahubwo ugasanga baracika intege nk'uko twaze tuvuga ngo ibigeragezo baye byinshi, kandi ibigeragezo byaje mu by'ukuri urabona nk'Abisiraheli bariho bava muri cya gihugu cy'Egiputa muri bwa buretwa, ariko ibanyujije mu kigeragezo kugira ngo ibarebe niba baza. Ese reka mbaze umukristo wari ufite ibintu, hanyuma umaze kubura ibi bintu witwaye ute? Aho uzi ko Imana yakugerageje kugira ngo irebe ko ushobora gukomeza kuyiramya udafite ibintu, udagifite bya bindi yari yaraguhaye. Uzi ko abantu bashyize imbere ibintu, uzi ko byoroha kuramya Imana ufite imodoka cyane, uzi ko byoroha kuramya Imana uri mu nzu yawe cyane, uzi ko byoroha kuramya Imana stoke yuzuye mu nzu, bagukomera mu mashyi. Haleluya. Uzi ko byoroshye kuramya Imana abanyeshuri ku ishuri fizi zimeze neza, ariko niba hari ibintu biryoshye kandi Imana yemera ni ukuramya Imana muri ibyo byose. Maybe imodoka yawe yagiye bakakubwira nk'uko babwiye Yobu ngo ingamiya ze zirarangiye, nabakaba tuzi ko yakamyo yawe ikoze impanuka. Pastor, uzi ko Yobu yasubije akavuga ngo navuye mu nda ya mama nambaye ubusa, nzasubira mu nda y'isi nambaye ubusa. Uko niko kuramya, nibakuri amaso ku bintu. Ibintu ni byiza, ariko ibintu niba uyu munsi utabifite ntibikubuze kuramya Imana yawe, ntibikubuze kuyiramya, kuko haba hari n'abandi bantu bari hariya bakwigiraho. Murabizi hari n'igihe Imana iducisha mu kigeragezo kubw'abantu benshi bazatwigiraho, kubw'ubuhamya bwacu buzafasha abandi bantu barimo baca muri ibyo bintu. Pastor, tukiri aho nigeze kuba mfite akazi nkora bisanzwe, kaza kugera igihe karahagarara, ntarasobanukirwa neza ko Imana irimo kumpamagara mu murimo buri munsi ngo mve mu kandi kazi. Birumvikana byarambabaje. Pastor, ndaza kukubaza. Yego, ndagusubiza. Ni buri muntu wese Imana ihamagaye areka akazi? Oya, biterwa n'umuhamagaro Imana iguhaye. Njyewe rero nari ntarabisobanukirwa neza,
mbanza no kugorana cyane nkumva ntago mbyumva yego biranamvuna cyane biranambabaza ariko ndangije ni kwa kuri nakubwiye ngo umuntu nahura n'ikigeragezo yegera Imana yibaze nge naje gufata igihe ndavuga ngo nkuko abantu babyuka bajya ku kazi nanjye ngiye kujya mbyuka njya mu nzu y'Imana nambare neza nkuko najyaga ku kazi nanjye njye mu nzu y'Imana gusenga mbaza Imana akazi kanjye kuki kavuyeho mfata inzira yo kujya gushaka kandi ndavuga ariko reka mbanze njye hehe imbere y'Imana nkabyuka mu gitondo nkambara ndetse rimwe na rimwe kurusha nkuko nambaraga njya kuko kazi gasanzwe muri uwo mubabaro muri ako gahinda ko akazi kanjye kavuyeho muri uko gushakisha akandi ariko nkashakisha ngiye mu nzu y'Imana niho Imana yaje kunyerekera kwishaka kumba umurobyi w'abantu ahubwo nkorera Imana buri gihe hari benshi bazaza bakanduhukiraho hari abazatakaza akazi nkaza nkababwira ko Imana itanga akazi hari abazahura n'ibibazo runaka by'ubukene nkababwira ko Imana ishobora kukugaburira utanagiye ku kazi kandi ukarya neza ukarya pe kandi ugasa neza pastor uzi ko muri uko gura n'ikigeragezo nkajya mu nzu y'Imana ariho nasobanukiye umuhamagaro wanjye kari ukugira ngo nkorere Imana umunsi ku wundi ndi mu nzu yayo uzi ko hari benshi bamaze kunduhukiraho uzi ko usa neza ndasa neza nta nubwo uragaragara nk'umuntu ukora akazi keza ndagakora icyubahiro ni kimwe gukorera Imana biryoshye biraryoshye nta gisa tubwire abantu ko kumenya hari abantu bafite imihamagaro iyo mihamagaro kugira ngo Imana ivaneyo ari uko banyura muri za mbogamizi zimwe twavuze by'ibigeragezo bitandukanye pastor uzi ko iyo ngiyewe ntahura nuko gutakaza akazi mba narasobanukiye umuhamagaro wanjye my goodness uzi ko hariho abantu benshi ndimo mfasha kuri iki gihe nta kabaye nshobora kubafasha cyagiye nkiri mu kazi biragaragara ko nari ngeragejwe ntakaje akazi ariko negereye Imana mu gusenga inyeretse ibikomeye ishaka byo nyikorera rero tubwire abantu badukurikiye mu by'ukuri akenshi ikigeragezo kiza ku buzima bwawe hari iyindi ntambwe Imana ishaka kuguteza biragoye ko yenda umuntu yavuga ngo yaba ibigeragezo byazaga kuko ibigeragezo birababaza biravuna bivuna umutima bivuna umubiri bivuna iki ariko iyo urimo utsinda isomo biraryoha pastor twasoma icyanditswe hano Esther ibice 5 Esther ibice 5 dusome ngo bukeye ku munsi wa gatatu Esther yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingobe rw'inzu y'umwami kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'ibwami areba mu rugo nuko umwami abonye umwamikazi Esther ahagaze mu rugo Esther amutonaho umwami atunga inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki Esther ahera ko yigira hafi akora ku mutwe w'inkoni nuko umwami aramubaza ati urashaka iki mwamikazi Esther cyangwa icyo usaba niki ndakiguha naho cyaba umugabane w'igihugu cyanjye twavuze ko akenshi iyo Imana yemereye umuntu wayo agera mu kigeragezo hari iby'ubutwari iba ishaka kumugezaho hari n'amasezerano ye iba yaramusezeranyije ashaka kugira ngo azayagereho buno bwoko Imana yashakaga kugira ngo buyubahishe bahuye na biriya bigeragezo bakinjira mu buryo bwo gusenga bwo kwiyiriza ubusa umwamikazi n'abo mu rugo rwe nabo biyiriza ubusa niho tubona mu bice 5 ngo yambara imyambaro y'ubwamikazi agira uko kwizera yirengagiza itegeko ngo akigera ibwami
ngo atona ku mwami. Hallelujah. Nubwo yari yirengagije itegeko, ariko kuko yari yagiye imbere y'Imana isumba byose, imuha favor. bari baciye bugufi, Hallelujah. Imana imuha igikundiro ukuntu bagiye gusohoka mu kigeragezo, ngo umwami amutunga inkoni, ngo aramubwira ngo ese uransaba iki? Atari yagira icyo avuga, uransaba iki? Naho cyaba kimwe cya kabiri cy'igihugu ndakiguha. Uzi ko gusenga amenye ko kugira igikundiro. Aho ngaho niho ikigeragezo kiryohera. Iyo ugeze ku gutsinda, ikigeragezo kiraryoha. Urumva uyu ukuntu ambwira ngo naho cyaba kimwe cya kabiri, nta kintu aramubwira. We yisengeye gusa, Imana imwambika igikundiro. Vuga ngo iyo uri mu masengesho, Imana iguha uburyo bw'ukuntu watsinda ikigeragezo pe. Imana ikwambika igikundiro. Imana iraza kenshi inavugana nawe. Nta muntu usanga Imana afite umutima uciye bugufi ngo Imana ye kuvugana nawe. Mu by'ukuri muririmbyi yarimye ngo ni munsange ahantu hatari abantu, ngo twihererane, mumbwire ibibavunnye umutima. Hallelujah. Aho hantu rero usanze Imana, uko waba uri umunyantege nkeya, ugahitamo guca bugufi, ukavuga ngo Mana ni wowe nisunze, mfasha, nkora iki? Ko bincikiye, ko nyobewe, ntabaze nde. Ikintu cya mbere, Imana igutega amatwi. Ikindi cya kabiri, ikubwira n'uburyo izo ntambara ugiye kuzirwana. Ntabwo ikubwira ngo ngiye kubikuraho, ariko ikubwira uburyo ugiye kurwana, ikubwira uburyo ugiye kugendana nawe. Ikindi, iguha igikundiro imbere yayo, wasenga ijuru rigakinguka, ikaguha igikundiro. Nk'uko uyu mwamikazi yageze imbere y'umwami, nta kindi aravuga, akambwira uransaba iki kugira ngo nkiguhe. Aho umuryango uba wafungutse. Ndetse ni naho navuze ngo iyo ukiri mu bigeragezo, utari wajya imbere y'Imana, utari ubutsinzi butari bwatangira kububona, biba bishaririye. Ariko iyo ujya kubitsinda, wumva wabwira n'ibindi ngo ni muze. Hallelujah. Ya kamere ko mbwira abantu badukurikiye uyu munsi. Iki kiganiro ni kigari. Esther, uzi ko tuzagaruka tukavuga ku kigeragezo. Tukavuga ukuntu ikigeragezo gituma umuntu ava mu rwego rumwe akajya mu rundi. Rwose pe. Uzi ko hariho ubiganirira, nkibuka ibigeragezo bimwe na bimwe naciyemo, nzabaha ubuhamya byatumye ndi uwo ndi uyu munsi. Uzi ko nibutse ko gusenga kunyuze mu kigeragezo, wanyuze mu kigeragezo ugasenga, biguha ubwenge. Uzi ko numvise ko gusenga kubera ko uri mu kigeragezo biguha kumenya ibyo utakabaye waramenye kubera aho uvuka. Ahubwo Imana iguha ubundi bwenge bwo kumenya no gusobanukirwa. Ikindi uravuze ngo ibigeragezo Imana ibona ko ugiye kudukuramwo undi muntu udasanzwe akagushyira ku rundi rwego. Tubwira abari mu bigeragezo ngo bagiye kuva ku rwego bagiye ku rundi. Tubwira abari mu bigeragezo Imana irababonamo ubushobozi burenze ubwo mwari mwifite. Mpera ko mbabwira ngo hari umugabo wabaye mu kigeragezo acika intege. Ntago twaveba abantu bari gucika intege mu kigeragezo. Umukozi w'Imana wari inshuti y'Imana bikomeye, Abraham, yahuye n'ikigeragezo cyo kutabyara, ariko arinda isezerano. Aravuga ngo reka ntegereze Imana. Ategereza Imana mu kigeragezo gikomeye, imyaka 75 yahamagawe afite. Imana imubwira ngo genda, va kwa Sotera ujye mu gihugu nzakwereka, nzaguha umugisha, nzakorora. Abraham yibwira ngo ni mu gitondo cya kare. Uzi ko hari abantu bicaranye amasezerano, bari kunyura mu bigeragezo, bibwira se koko ni Imana yavuze cyangwa naravangiwe. Ese ko Imana yavuze nkayumva, yavuze mu nzozi, yavuze mu ijambo, yavuze mu iyerekwa, ariko hakagira ahantu kumva uravangiwe. Kankubwire wivangirwa nshuti yanjye, nago wavangiwe. Imana yavuganye nawe pe, yavuganye nawe, ahubwo komera. Iyo dusomye mu Itangira ibice 15 numva ariho tugiye gusoreza. Abrahamu abwira Imana ngo Mana uzangororera iki? Hari umuntu warutangiye kuvuga ngo ubu koko Imana yavuganye nanjye imyaka ishize ari 15, ishize ari 20. Waba uri ingumba utegereje ubyaro, waba uzaba umuyobozi runaka utegereje icyo gihe, waba se hari promesse Imana yaguhaye mu buryo bumwe n'ubundi, kwiga, kubaka. Ariko ndakubwira ngo ya Mana yemera ko tunyura mu igeragezo, irashaka kugucuramwo undi muntu, irashaka kuguhinduramwo undi muntu udasanzwe. Ikindi mbonereho Esther,
kubwira abantu ngo iyo Imana itunyujije muri ibyo bigeragezo ibigira ngo tuzabe igisubizo cy'amahanga cyangwa cy'abantu benshi, ntabwo noneho abakiri wowe ku giti cyawe, ahubwo Imana ibigira ngo kubabara kwawe kunyura aho hantu kuzagira undi gufasha, si umwe gusa, ni abantu benshi. Niyo mpamvu umuntu anyura mu bigeragezo bitandukanye kugira ngo azabe umuntu udasanzwe cyane. Ndumva nakwakira ngo usenge abantu bakurikiye iki kiganiro, abazagikurikira, umwuka wera azakomeza abahishurire kandi abahe n'imbaraga mu buryo bitwara mu kigeragezo bari kunyuramo. Hari ahantu wavuze ngo uyu muntu ari mu kigeragezo ntabwo asakuza. Hari umuntu wibwira ngo najya kubwira anko, hari umuntu wibwira ngo najya kubwira mami, dadi, ariko naje gusanga iyo ikigeragezo Imana ishaka kugukuramo undi muntu cyangwa urundi gushyira ku rundi rwego, abo bantu niyo wababwira ahubwo baraguseka, kandi ibyo bakubwira batagusetse bakubwira ibinyuranye n'icyo Imana ishaka. Niyo mpamvu uzasanga hari abantu bamwe bananiwe kuko bananiwe kwinjira mu kigeragezo, ariko ubutsinzi buri kunyura mu kigeragezo kugira ngo bazabe igisubizo ku rwego Imana yateguye kandi rushimishije. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Mbere y'uko nsenga, twavuze ko akenshi ikigeragezo kiba Imana hari urundi rwego rukomeye ishaka kukugezaho. Natanga urugero, ni nk'ishuri. Umunyeshuri iyo yiga ari mu mwaka wa mbere kugira ngo ajye mu wa kabiri, babanza kumuha ibizami, akabikora, akabitsinda, akabona kujya mu wa kabiri, akabona kujya mu wa gatatu. Ndetse uyu munyeshuri wacu ashobora no gutsindwa, no mu kigeragezo ushobora gutsindwa, ariko bitavuze ko uzatsindwa iteka. Yego, ushobora gutsindwa ukanasibira, ariko urongera ugakora iki? Ugasubiramo. Rero muntu uri muca mu bigeragezo, nagira ngo nkubwire, isunga Imana muri ibyo bigeragezo, izaguha uburyo bwo kubicamo, izaguha uburyo bwo kubitsinda, izanavugana nawe. Ndetse pastor, uzi ko na wa anko twavugaga, Imana ubwo abona ariho igisubizo cyawe kiri mu gusenga imuzana, ishobora no kukubwira ngo genda umubwire iki, kaguha amagambo yo kumubwira kuruta yuko wowe aba ari umuyishira Imana itavuganye. N'ubu uri mu bigerageza, ikintu cya mbere wisunga Imana. Reka dusengera abadukurikiye kugira ngo aya magambo agire umumaro ku buzima bwabo. Ndatekereza ko tuzagaruka turi abantu dufite ubuhamya bugari, noneho tubaha n'ubuhamya ko twagerageje tugatsinda ibyo Imana agiye kuvugana natwe, tukabikurikirana. Kadusenga. Amen. Data, mu izina rya Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye umwanya mwiza twaganiraga ku uburyo umuntu aca mu kigeragezo, twibaza se umuntu yaba ageragezwa kuko ari ibyaha? Ese umukiranutsi arageragezwa? Ese nuko haba hari ikindi kintu kigamijwe kugira ngo atsindwe? Cyangwa se papa, tuba tubyibazaho tubwira abantu batandukanye. Turagusabye, twebwe tuvuze nk'abana b'abantu, ariko ni wowe ushobora kwigisha neza umuntu uri mu kigeragezo, ukamwigisha uburyo yasenga, ukamwigisha uburyo yakwiyiriza ubusa, ukamwigisha uburyo yataka, kuko ijambo ryeratubwira ngo ni mu ntabaze ndagutabara, ukamwigisha uburyo yashobora kugutabaza kandi ukamutabara. Dusengera bose badukurikiye bari mu bigeragezo kugira ngo ubahe imbaraga zo kugushaka, Mwuka Wera ubagire inama uburyo bwo gusenga no kugushaka. Dusengeye kino kiganiro kugira ngo gifashe benshi batandukanye, kibageze ku rwego rukwiriye rwo kukubaha no kumenya uburyo bwo kurwana intambara kari ugusenga. Urakoze mu izina rya Yesu Kristo. Amen.